simfite naho nabishya ni wowe mfite ni wowe niyebeye anyway utuba nisetsa iyunganiliza ulaba namala simfite naho nabishya ni wowe mfite ni wowe niyebeye anyway utuma nisetsa iyunganiriza ulaba namalaya sinjya nikomeza I keep emotions ulavyo wangotoza ngo kandi sinjona oh my lover sinyiryama kuko ibitekerezo biteye umutima gukumbura ndakureba gukura amaso bikananira icyakubwira ukuntu ngukunda ntiwabyumva be my jojo be my jojo be my jojo be my jojo simfite naho nabishya ni wowe mfite ni wowe niyebeye anyway nk'ibisanzwe rero murabizi ko ari Emmanuel kabisa. Iyi ni Newsline Rwanda. Nahoze kuva kera mbabwira ko hazashya kabisa, ni nako kanya how we back again. Wowe rero wakoze subscribe, reka tugushimire. Nawe utarayikora ngira ngo urayikora kugira ngo ujye wibonera byinshi abastari impano zitandukanye. We ufite impano ukaba ushaka kuyigaragaza, nta kundi rero we uradukurikira gusa ubundi cyangwa se twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 078 72 14979. Ndasubiramo izo nimero ni 078 72 14979 ubundi tubane kabisa impano zawe tuzigaragaze. Aka kanya rero ndi kumwe n'umusitari kabisa, n'umupeti mutoya afite impano yo kuririmba kabisa, ni vibe kabisa uyu mwana. Ngo babushari ngo bararirimba, ngo ba Bruce Melody muraririmba, ngo ba Riderman. Iyi ni impano nshyashya, nkuzaniye. Iyi rero ni imwe mu mpano mbashije kuvumbura nigendera mu makaritiye. Ndagira ngo nta kindi tugiye gukurikira rero, reka dukurikire impano y'uyu mwana ubundi dukomeze tumubaza n'ibibazo muri rusange. Right now reka rero twakire first shooter. Ni first shooter kabisa, umwana mutoya. Dutangire kabisa, utangire wibwira abaduteze yombi, ndavuga amaso n'amatwi muri rusange. Ndi kumwe rero na first shooter. Ngira ngo iryo zina niba ari bwo bwa mbere uryimvushije mu matwi yawe, komeza urizirikane cyane. Uyu mwana ntago muvuzeho byinshi, reka nawe wiyumvire. ndakureba gukura amaso bikananira icyakubwira ukuntu ngukunda ntiwabyumva be my jojo be my jojo be my jojo be my jojo. Iyi mpano kabisa wowe uduteze yombi mukibibona rero murabona ko tubaye batatu. Nkuzaniye rero producer Party Beat kabisa, nawe akaba arahasesekaye. Rero mwebwe munyamuhora muvuga ngo aba producer ngo no gucuranga muri studio gusa, ugiye kureba ubuhanga bw'aba producer rero noneho live. Ndamukuzaniye ni Party Boo bimeze bite? Fresh man wagwan WhatsApp maji. Party Boo bimeze neza, biri gucamo. Byose ni neza
vibe Rubavu Gisenyi kabisa ku mazi ngo bimeze bite? ibintu bi fresh biri so cool kabisa ni neza ni vibe. Bahoze kuva kera rero bambaza ngo ibintu by'aba producer ngo mwamwishe hariya ngo mu bikari. Ubu ngubu none nkuzanye ku karubanda rero kugira ngo birebere ibyo mwa murimo hariya mwihishe kugira ngo mubiyereke neza kabisa. simfite naho nabihisha ni wowe mfite ni wowe nihebeye simfite naho nabihisha ni wowe mfite ni wowe nihebeye simfite naho nabihisha ni wowe mfite ni wowe nihebeye Dale, oh madale, madale, oh madale, madale, oh madale, madale, oh madale. Madale, madale, oh madale, madale, oh madale, madale, oh madale. Wow. Yes. Munamwumvishe rero. Ewan. Wagira nawe amanota umuha kabisa uyu mwana arabishoboye. Ese first shoot. Ni nkuhe mwihariko wawe ufite muri muzika mu njyana ukora? Umwihariko njyewe ikintu ntekereza ndumva nzakora cyane mukangeze ku ntego nihaye. Nukuvuga ngo ni first shooter, wakumva first shooter cyangwa se shooter yahita yumva ko uri kuvuga iki ni ururimi rw'amahanga. Uvuze iki mbese iryo zina risobanuye iki? Shooter bisobanuye umurashyi. Nyine wa muntu ukubita umurashyi. Rero nanjye nabonye nkinjira nyine muri muzika. Nashatse izina numva nyine ku nanjye nzagera ku rwego rukomeye nk'intego nini. Nanjye ndavuga ati reka niyite shooter. Ese first shooter gukora umuziki uri mu mashuri ukurikirana amasomo yawe hari icyo byaba bikubangamiraho? Ese wiga mu mwaka wa kangahe? Oya nta kintu bimbangamiraho nyine ko mba mfite igihe cy'amashuri n'igihe cy'umuziki. Umwaka nigamo niga P5 mu mwaka wa 5. Yes, mu masomo yawe mu muziki wawe watangiye ababyeyi bawe baragushyigikira cyangwa se ni nka bya bindi ababyeyi bamwe babona umwana yerekeje mu muziki bakavuga ati uyu mwana agiye kunanirana? Ese wowe bimeze bite mu rugo? Oya mbere nibwo mama niwe utarabyumvishe neza nyine ngiye gutangira umuziki ariko nabwiye papa arabyumva ariko buno papa niwe wabyumvishe kandi niwe unabikunda. Ubu na mama arabyumva. Ese mu muziki wawe hari umusaruro wari wabonekamo cyangwa se niho bigitangira ni inzira y'urugendo rurerure cyangwa se hari ukuntu watangiye gufata ku dufaranga bitewe n'ibyo ukora? Iracyari inzira y'urugendo rurerure ndacyari gukora. Yes, rero hari inama wagira ababyeyi bamwe na bamwe bumva ko umwana iyo agiye mu muziki umwana wabo yararutse yabaye ikirara yananiranye, abo babyeyi batekereza utyo wababwira iyihe nama? Inama nabagira ni ukwita ku bana babo ntibaje bagakurikirana amashuri, niba bashaka kuba nyine kujya mu muziki bagakurikirana amashuri kandi amasomo akaba ari yaje imbere umuziki ukaza nyuma. Mu rugendo rwawe rw'umuziki utangiye rutaramara amezi agera no muri 9, ese ni izihe mvune uri kugenda ubona muri
uru rugendo? imvune njyewe nta mvune mbonamo nta mvune mbona ko nyine nibyo nishyizemo ndavuga ati urugendo rwanjye nzarukora mpaka ngeze ku rugendo nihaye ku ntego nihaye sorry. So yes, nk'umuhanzi rero tukuvuyeho iruhande rwawe hari producer. Producer ni mwebwe muhura n'abahanzi muri rusange mugenda mubakorera indirimbo bakora mukabafasha mu rugendo rwabo mpaka bageze aho bashaka kugera. Nkawe nk'umuproducer wumvishe iyi mpano nshyashya wamufasha iki cyangwa se mwege mubafasha iki abana nk'aba ngaba kugira ngo batere imbere? Sinavuga yuko support iri great cyane, ariko uburyo nge uko nshoboye gufasha umuntu ndamusapotinga iyo mwumvishemo ko afite impano, cyane cyane inama mu mujyi wa Gisenyi, cyane cyane mu buzima busanzwe hazwiho yuko hagaragara impano cyane nyinshi cyane tu. Gusa natwe ko twaragize amahirwe twaba dufite ubwo bumenyi bwo gukora izo production n'umuziki muri rusange, ni twebwe ba mbere bagomba gusapotinga izi mpano n'azirimo kuza. Ndatekereza neza nanjye ninje mu muziki nkiri mutoya cyane tu, namenye gucuranga production n'ibindi byinshi cyane nkiri mutoya. So ko n'undi mugenzi wanjye nk'uyu nguyu anyway, umuntu ukiri yufu ukiri umwana cyane ukunda ibintu ufite impano yo kuririmba aba ari ibintu byiza. So ubwo nyine uko umuntu ashoboye yamusapotinga yaba mu buryo bwa production, ende namwe nk'abanyamakuru mu uruhare rwanyu kumusapotinga mu kumwamamaza, za promotion zanyu ziba zikenewe. Bo icyo namufasha ngewe ni mu byerekanye na production gusa, uko nge namwumvishe namubwira ngo keep it up. Ibiri imbere nibyo byiza, ibyiza biri imbere ni byinshi, ntuzite kuwa guca intege. Natwe twabitangiye nyine turi muri generation yanyu, kunda umuziki kandi umuziki ni mwiza, ni akazi. Niyo nama namubwira nk'umuntu wamutanze muri experience y'umuziki, nk'umuntu ugeze imbere mu muziki. Murakoze. Yes, murabyumvishe rero producer Patibou, urumva ko arimo agenda mugira inama zigiye zitandukanye. Gusa ese hari support ufite? Hari abantu ufite bagenda bagutera inkunga mu rugendo rwawe havuyemo ababyeyi? Hari abandi bantu bagukorera promotion? Umuntu nkora promotion n'undi ni producer wanjye amwita Babiti. Agufasha mu bijyanye n'iki? Agafaranga kamenamo cyangwa se no kugukorera indirimbo byavuye ku mafaranga yawe, cyangwa se we hari ukuntu agufasha nk'umwana mutoya utarabona ku mafaranga utari wamenya kuyakorera? Yego, ibyo bimfashamo, namfashamo nyine gushaka ibiganiro ku maradiyo no kubona ahantu na performing. Yes, banyamakuru rero namwe ba producer, nicyo gihe cyanyu rero kugira ngo nk'izi mpano ziba zaraheze mu kabati cyangwa se hariya inyuma y'inzu mu bikari rero, kugira ngo namwe mugende muzibona muzizamure mubafashe aba bana bagere ku rundi rwego. Dore bari abahanzi bakomeye, nta kindi barusha aba bana, ni support yanyu rero mwagiye mubakorera. Patibou, iyi ni support kabisa, uyu mwana kabisa nge ndamuguhaye mu biganza byawe kugira ngo nawe ushyireho akawe kabisa agere aho tuzi. Abo bageze mu mujyi wa Kigali ni benshi bavuye mu maboko yawe, benshi nubwo bagenda bagera Kigali bakibagirana cyangwa se bagaceceka bakibagirwa aho bavuye, ariko ndakeka baba banyuze mu maboko yanyu. Sinavuga wenda yuko ahari bose bagiye wenda banyuze mu maboko yacu, ariko abenshi nyine n'ubundi banyuze mu biganza byacu. Hari abo twagiye dusapotinga for free, for nothing, just ukabona ko afite tala ukumva ko ugomba kumufasha tu. So icyo ni ikintu navuga kuri uwo mupeti. Ngewe numvishe ko nyine ku myaka ye kabisa akunda umuziki kabisa, ashiremo imbaraga, azamura impano yiwe mu myandikire, kubikunda, ariko no mu ruhande rw'amasomo nashyiremo imbaraga. Twese nyine twarabikunze, ariko nyine ntabwo byatumye tutaniga, twarize mu buzima busanzwe, dufasha ababyeyi. Nizo nama namuha nk'umuntu mukuru kuba yajya mu muziki,
ntabwo bikora izindi nshingano zo mu minsi isanzwe cyangwa mu buzima busanzwe. Gusa uko biri kose ngewe ubushobozi bwanjye muri audio production even n'urundi ruhare mwanyeneramo, support this guy kabisa naribe, kandi n'abandi muri GC muri rusange muri industry ya Gisenyi nicyo mbifuriza yuko twasupportingana nyine buri wese tukabona support yiwe tugakundana muri rusange, nicyo kintu gikenewe muri uru ruganda. Murakoze. Yes, nkuko muzi rero muri Kigali hari Kigali Wisheya, Kigali Wisheya, Rubavu ho Kigali Wisheya murayigira? Ni ukuvuga ngo aho nga Rubavu Wisheya ubwo twagiye cya Gisenyi Wisheya ubwo twabifata gutya, gusa mbona avuga ko muri Gisenyi hari bamwe babikora ariko ntago biri ku rwego ruhagije, ntago biragera ku rwego ruhagije mu industry ya Gisenyi. Mbese urukundo ruracyari rukeya. Kigali baturusha support mu bintu byo supportingana, natwe dushyiremo imbaraga mana, abajene bangaye GC niki abana dusupportingane, dusharing, ubone umuntu wawe wifuze ko wamushigikira mu mano ye mu bintu akora. We never know anytime muri future byagenda ukundi kuntu to, kandi byaba ibi ishema kuntu umuntu muzenye mwakoranye like this guy nyine abaye famous nk'abandi niko batangira to, abandi niko batangira, abandi bose niyo nzira baciyemo. So ngeye ikintu navuga muri industry ya GC Gisenyi muri rusange cyangwa se Rubavu, dukeneye support, urukundo rw'ibintu byacu twabipromotinga. Niba mugenzi wanjye like this guy uyu muhanzi mutoya namwita Shooter yeah, niba yakoze iyo projet nkumva ko nkanjye as producer ngomba kumusharinga uko imbaraga zanjye zingana, nawe ukamusharinga nk'umunyamakuru. Nicyo kintu gikenewe muri industry ya Gisenyi, tugakundana kuko twese we are street ku rwego rutari perfect nkuko bihagije nkuko tubishaka, so tugomba gusupportingana kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Umusanzu w'abaproducer rero ngira ngo muri kugenda muwumva ko Patibu we ni gahunda. Muduhereze freestyle ya nyuma rero, ubundi turebe ko ibirenge twabyerekeza mu muhanda. Ndakureba kure maso bikananira, icyakubwira ukuntu ngukunda ntiwanyumva. Be my jojo, 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 be my jojo. Ndakureba kure maso bikananira, icyakubwira ukuntu ngukunda ntiwanyumva. Be my jojo, be my jojo, be my jojo, be my jojo, Amen. Ni hatari kabisa, ni hatari. Bo, indirimbo zawe bazibona kuze platform? Ese indirimbo zawe zifite ayahe mazina kugira ngo umuntu ukubonye kuri kamera akakanya anyarukire hariya ku rubuga rwa YouTube cyangwa se no kuzindi mbuga nkoranyambaga arebe indirimbo zawe, arebe Face Shooter ni muntu ki, ese ibyo akora muri video, afite ama video hanze utigeze ubona, ngira ngo umwanya n'uwawe kugira ngo umenyekanishe ibyawe. Indirimbo zanjye usanga kuri platform nka YouTube, Audiomack na Spotify. Indirimbo hari indirimbo yitwa Darling, yo nahembye mbere, niyo bayita Jojo, isanga kuri YouTube channel yitwa Shooter. Kandi appreciate to my brother Babit. Ni Shooter Rap YouTube channel.
shutara shutara shutaranda ariko ni la na wa. ni double A rawa ni shuta rawa cyangwa se Rwanda. Uyu rero niwe twari turi kumwe muri studio, ngira ngo n'abandi rero turaje kabisa, turi mu nzira nkuko nakubwiye. Jya mu kiganiro hagati nakubwiyemo nimero za telefone ubasha kutubonaho kuri WhatsApp ni 0788 72 14 979 0788 72 14 979. ubundi ukatwandikira kuri WhatsApp niba ufite impano runaka. Ngira ngo Face Shooter we akubwiye aho wamubona ni kuri YouTube, akoresha YouTube channel yitwa Shooter Gwa. Wajyaho rero ugatangira ukirebera impano nshyashya, ubundi tugafatanya kuyizamura. Ciao ciao, mugire amahoro y'Imana.